mureke nshime nanjye namwe mutambira uhoraho erega Imana yaraduhiriye que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, les terres suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que le monde est dictionnaire. Tu es plus grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Yosa mon aîné, mon aîné. Yosa mon aîné. Oh my gosh. Reka ngubaze akabazo kamwe k'amatsiko. Okay. Iyo ndirimbo ni iyande? Aho ngaho watunangurisha. Okay. Kai wowe tubwire ni iyande. Nadeje waririmbye Shiro. Noneho James wadushakiye umucuranzi. Jewe anga nta kintu bwongere kuvuga James wanza ashaka umucuranzi. Nihatamubona ntago dukomeza ikiganiro. Ogiye kuririmba. Jewe Igifaransa. James dushakire umucuranzi tubone gukomeza ikiganiro. Okay. Hari ikintu uri kumva? muri écouteur. Oya kubyo ari gucuranga. Okay, yego. Kizeye ko n'abantu bari kutwumva kuri radio bari kumwumva umucuranzi wacu hano. Okay, curanga ibintu byose ushaka. Nawe ugiye kurimba bitewe n'ibintu uri kumva. Kwagiye. Byanze. Asante, 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 Yahweh, asante, 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 Yahweh, asante, Yes. asante, 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 Yahweh, asante. Hanyuma muri buze kutubwira umuntu turi kumwe muri studio za Radio Authentique amazina ye ninde? Amazina yanjye nitwa MADO Okoka Esther. Nkaba nkunda Imana. MADO Okoka. Ndifuza kubaza ikibazo kimwe. Hari abantu nzi rwose baba bafite amazina maremare bakayahina. Ni Madarina cyangwa ni MADO? Ni Madeleine. Okay. Ni Madarina. Okay. Hanyuma Okoka se ryo ryari rinini cyane naryo? Oya. Ni iryo gusa. Mu gukizwa nibyo bivuga? Yego. Okay. Hanyuma uruze kutubwira MADO ni muntu ki turi kumwe uyu munsi muri studio za Radio Authentique. Okay, MADO ni umuntu ukunda Imana. MADO ni umuntu ukorera Imana. MADO ni umuntu wubaha Imana kandi ni umuramyi. MADO abarizwa he? Ntuye i Rubavu.
niyo nkorera umurimo w'Imana muri church mu itorero rya Zion Temple Rubavu. Okay. Mado, ni urugendo rurerure kuva i Rubavu kugera i Kigali, waje muri studio za Radio Authentique mu kiganiro cyacu, waje utuzaniye naje mbazaniye ubutumwa bwiza. Ngaha tubwirize rero. Tubwire ubwo butumwa bwiza tuzaniye. Ubutumwa ntabwo ari ukuvuga ku magambo, ubutumwa yego wabuvuga ku magambo, ariko hari ubw'indirimbo, njyewe ni mu buryo bw'indirimbo. Okay. Reka turirimbe. Sinshidikanya kunkunda kuko uhora ubinyereka, ubwo turi kumwe ntacyo nzaba. Uri ubuhungiro bwanjye, ni wowe bwugamo bwanjye, uri umurengezi wanjye iteka. Ntago mfite, ntacyo nakora, shobozwa byose nawe. Uru rutare rutanyeganyezwa, nzakwisunga iteka. Ni wowe nshuti magara, undutira inshuti zose, uri ibyishimo by'umutima wanjye. Kuko iyo ndushe ndemerewe, uraza ukampumuriza, ukampa amagambo y'ihumure. Yesu we, ntago mfite, ntacyo nakora, shobozwa byose nawe. Mwami uru rutare, uru rutare rutanyeganyezwa, nzakwisunga iteka. Yes, hanyuma jewe Merveille, Karame, umunsi wa mbere yego wenda indirimbo ntabwo irasohoka, ariko nagize amahirwe ndayibona. Ngira gutya mbonye hari umusore w'inshuti yanjye yarambwiye ati hari umuririmbyi ufite indirimbo nziza zo kuramya Imana, yitwa MADO, ati wamufasha kugira wenda kamupromotinga wivuga nabi, uretse gupromotinga ntabwo byo turabigeraho, kugira wenda akore amashusho. And then haryo sigara no mu videographer, uye ntabwo nsigaye. Ibyo ngibyo ni bya bindi umuntu aba akora ariko atajya agaragara. So hanyuma bampa indirimbo ya audio, mara nyimaranye ukwezi MADO, ukwezi kurashize, right? Kurashize. Maze ukwezi iyo ndirimbo nyifite nyumva buri munsi, ariko nararyohewe n'abantu batandukanye nayumvishe, bo nagerageje kuyumvisha, haba abanyamuziki, harimo abaririmbyi batandukanye duhura umunsi ku wundi, hari abantu bakora ibintu bitandukanye muri gospel industry hano mu Rwanda. Buri muntu wese yabaye excited, aryoherwa n'indirimbo, afashwa n'indirimbo. So uyu munsi ikibazo kimwe cy'amatsiko, ko ngiye utayiyumvishije. Narayikumvisha ariko ntabwo uzi ko ariyo nakumvishe. I'm sure ko nayicuranze turi kumwe ukayumva. So hanyuma tugira amahirwe uyu munsi mbona ko MADO ari i Kigali, ndavuga wow.
what if uyu muntu adusangije iby'Imana yamushizemo kuri radio authentique, wenda namwe mudukurikira muraza kuduha feedback, ariko muraza kutubwira bimeze gute. Ngewe natangiye gufashwa, biremewe. Ngewe buriya nubwo mba ndi kuvuga amakuru nako mba ndi kubabwira ibyo biri kugenda biba, ariko gufashwa biba byemewe, ariko ibintu bimeze fresh cyane. So nasingira amatsiko, MADO, kubera iki twatinze kukumenya? MADO yari ahugiye ni hehe hantu ba igihe cyawe kinini uririmba? Okay, wenda ntago nasobanura ngo mbese kubera iki mwatinze kumenya. Wenda cyari iki gihe Imana yari yarategereje ko twamenyana. Ubundi ntari nsanzwe nkora umurimo w'Imana Rubavu to. Muri church gusa tu? Yego. Wigeze utekereza uti ngomba gukora na carrière solo cyangwa waririmbaga izo muri church gusa? Naririmbaga izo muri church, ariko hakaba hari ikintu kindimo. Nandika nk'indirimbo, ndazandika. Igihe cy'Imana cyari kigeze kugira ngo ibindimo bisohoke. Maze kwandika nk'indirimbo zingana gute? Maze kwandika indirimbo 7. 7? Yeah. Warazirikodinze zose? Oya, ntago ndazirikodinga zose. Maze kurikodinga zingahe? Maze kurikodinga 2. Okay. Katwongere turirimbe gatoya. Ubuhamya bw'igorogota ni nk'igiti ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura. Urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye, ntacyo bintwaye, Yesu yabumbuye igitabo. Gorigota wambambiye umukiza, wabikoze utazi icyo ukora. Kuri wowe yari ikivume, kuri njye n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Gorigota wambambiye umukiza, wabikoze utazi icyo ukora. Kuri wowe yari ikivume, kuri njye n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Kuri njye n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Kuri njyewe yari umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Gorigota wambambiye umukiza, wabikoze utazi icyo ukora. Kuri wowe yari ikivume, kuri njye n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Oh my God. Wifuza kugira ikintu tubwira, turaza kwakira telefone nk'eshatu gusa. Telefone nk'eshatu. Nimero mushaka kuduhamagaraho ni 0787222322. Turi bwagire telefone eshatu zonyine. Wifuza kugira icyo ubaza MADO turi kumwe, duhamagare kuri iyo nimero yacu, hanyuma uze kugira icyo mubaza, ari nako komeza kugenda tuganiriza tubwira MADO wahisemo kubikora gute? Nta buryo burenze, ariko iyo umuntu ashaka kwamamaza ikimurimo cyangwa gusohora ikimurimo, ni mu buryo bwo kurikodingisha indirimbo, ngasohora indirimbo kugira ngo nzamamaze muri ubwo buryo bwo kuririmba. MADO, uvuze ko ari mu buryo ugiye gukora ari ukurikodinga cyangwa ukamamaza ikikurimo. Ese wigeze utekereza
utangira carrière solo wigeze utekereza kuzakora amaconcert, wigeze gutekereza ibindi ayandi ma projet menshi atandukanye niyo twifuza ko tuganirizaho? Narabitekereje. Ni navuga ngo iyo uri kubona umuntu ari kuririmbira Imana biranezeza cyane. N'igihe ndi kubona nk'umuntu warimo akoresha concert nyavuga se why not nge ndashobora kubikora, ariko ibyo wenda nuko bisengera Imana nibikunda tuzabigeraho, ariko ndabyifuza kandi narabitekereje kenshi cyane. Hari ikintu kimwe najya nemeranya cyane n'abarokore. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ifasha uyifashije. Ese hari intambwe nibura wateye imwe kugira ngo nibura izo projet zigereho? Tureke kuvuga ngo Imana nibishaka, kuko Imana ntabwo itwifuriza ibibi na rimwe, ariko itwifuriza ibyiza gusa. Ariko natwe tugomba kugira uruhare rwacu. Se hari uruhare nibura waba ufite kuri izo nzozi wumva ushaka kuzageraho waba waratangiye gukora? Uruhare ndarufite cyane. Kwandika indirimbo byonyine aba ari commencement, aba ari itangiriro ry'ibintu byose. Izo ndirimbo ntago nazanditse ngo nzaziryamane mu nzu, ahubwo narazanditse kugira ngo umunsi nugera, bitewe no gusenga cyane n'imbaraga umuntu ashiramo, imbaraga nyinshi umuntu ashiramo, navuga ko ari ukubisengera cyane, ariko gukora ndakora cyane kandi mfite courage. Kuri ubu ngubu ntago turumva indirimbo yawe, uragerageza utwumvisha agace gatoya k'indirimbo ugiye gusohora? Okay. Araza kunkurikira. Mureke nshime nanjye namwe mutambira uhoraho, erega Imana yaraduhiriye. Mureke nshime nanjye namwe mutambira uhoraho, erega Imana yaraduhiriye. Mureke nshime nanjye namwe mutambira uhoraho, erega Imana yaraduhiriye. Mureke nshime nanjye namwe mutambira uhoraho, erega Imana yaraduhiriye. Murakoze cyane. Erega Imana yaraduhiriye. Espoir, kare hari ijambo rigeze kumbwira ngo ndakabye ariko ntabwo mbeshye, ariko uno munsi wambeshye. Merveille. Wagigira ibanga. Uzi nawe wambwiye umunsi? Wambeshye pe. Nawe nzi ko ugira ibanga. Aha. Okay, hanyuma Merveille yarari kureklama ngo namubeshye. Indirimbo ngo ntago nayimwumvishe. Sorry kabisa. Hanyuma reka nkubwira ngo ukomeze kugenda ugubwa neza cyane. Agere kuri 92.8 ni Authentic Radio, indangagaciro ku muyoboro nyawo. Tukugenda tuganira na MADO. Hanyuma uyu munsi wa none utangiye kuri coding indirimbo. Ni izihe challenge uri guhura nazo, cyangwa wowe waje ibintu bimeze neza cyane? Okay. Hanyuma MADO urivuze kutubwira ni izihe challenge ugenda uhura nazo, ese ubona imbaraga gute zo kubitsinda? Okay. Ndumva ntaragera ku rwego rw'ibyo ngibyo. Ubu ndabona ibintu ntago biracyari nko hasi, niba ariko navuga, keretse wenda nimba imbere hari ibindi bihari ntazi, ariko ubu ngubu nta kintu kirenze cyane nari nakora.
Okay. Reka dusabe Mado aduhe message yaba yegeneye abadukurikiye bose. Message yavuze ati ngiyi ni inama y'umunsi. Okay, umuteguro wanjye ngewe ndi umuvugabutumwa nk'uko nabivuze mu njyana yo kuririmba. Icyo nazaniye abantu n'icyo nababwira ngewe n'indirimbo zanjye akenshi n'iz'ubutumwa. Ni ugusaba abantu kureka ibyaha cyangwa kuva mu byo barimo tugakorera Imana. Yego, tugakorera Imana bitarimo uburyarya, bitarimo ibindi kuko hari umunsi tuzarara muri iyi si ariko ntituyirirwemo. Ese nitutayirirwamo tuzaba turi hehe? Reka tugire icyo dukora uyu munsi wa none kugira ngo tutazagira imbogamizi duhura nazo twarapfuye, kuko hari umunsi umwe vraiment tuzisanga ibyo tuzaba twarakoze ari byo bizaduhesha kubaho tuzaba turi. Hanyuma uri buze kutwemera indirimbo yawe tuyicurange? Nta kibazo. Okay. Hanyuma Merveille, indirimbo reka tuyumve, ni indirimbo ya Mado. Tunamushimire ku mwanya duhaye. Yego, akaba ari nako gasezero cyangwa akantu kagiye kumuherekeza. Ngayo nguko, reka tumuherekeze ubundi tugaruke mu kanya gato cyane. Tugaruke dukomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.